nkuru noneho urutonde rw'indirimbo z'Imana zirimo ibishego, dore ko mwavuze ko indirimbo ngo z'abasitari ngo bubu ngo nibo baririmbaga igishego. Ndagira ngo umenyeshe ko igishego cyahozeho kuva na kera, ngo abakera ndabishego baririmbaga, barabiririmbaga nuko mutabyumvaga. Ku mwanya wa gatanu turahasanga indirimbo abantu baziceje bazibyinnye murayizi, ngo hagati y'uduti tubiri hamwe twakundaga kunyura ntageranga kebuka nga kwibuka. Hagati y'utwo duti tubiri habereye iki? Muze kubyandika muri komenti mutubwire. Ku mwanya wa kane turahasanga indirimbo ya korali ya Vestina na Dorcas bahozemo igira iti nguzi kurinda mana we mana uzi kurinda. Imana irinda yabaye ingurube yabaye ihene. Ni indirimbo y'Imana. Ku mwanya wa gatatu turasanga indirimbo ya Cogasta n'abakera basaza mwarazibyinnye ngo yirekeremo coga star isubizemo n'abazungu nibaza bayisangemo niki barasangamo ye. Mutubwire. Ku mwanya wa kane turayasanga indirimbo y'115 Muzagakiza, ndabya none ndabizaza byaza ndanya n'umwami. Ibyo ni ibiki? Ndabya indirimbo y'Imana ntabwo ari njye uyizanye 115. Ku mwanya wa mbere turahasanga indirimbo muzimana mu muntu muramukunda cyane bamwita Israel Mbonyi, aragenda aririmba igishegu agishyira mu Giswahili. Abanyarwanda twarasomye na ibishegu. Indirimbo ya Israel Mbonyi ngo mbagaze ku marembo y'ijuru. Abantu muzi Giswahili, ku marembo ni nini? Mujye gusobanuza mu Giswahili ngo mbagaze ku marembo y'ijuru. Icyo ni igishegu kimwe cya Kakarubamba. Weho twandikiraho muri komenti utubwira ibindi bintu twazaza tukakubwiraho